rwose mu kuririmbisha abantu babona mu bijyanye n'amaritime rwose ahubwo umuhanuzi rero rimwe twakoze amasengesho y'iminsi 3 nka korari aramunyaka aramufata aramuterura wambaye neza kuva hasi ninde waguteguriye ibintu ninjye wabihise oya se sinzapfusha ubusobanuro wagiriye ukankura mu byaha ukanyirira icyizere nzajya ngendera imbere yawe nicisha bugufi amateka n'amategeko yawe nzabikomeza tubaye ikaze mwese mukurikiye CPR Huye TV. Uyu munsi tugiye kuganira ntago ndi njyenyine mu kiganiro, dufite benshi bashiki bacu ababyeyi tugiye kuganira muri iki kiganiro. Nikaze tubaye ikaze cyane nanone nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye gufatanya tuganira n'ikiganiro, ntago ari ukubwiriza cyangwa ubundi buryo, n'ikiganiro. Rero munyemerere tubahe ikaze. Ngewe nitwa Mahoza Patrick Agape, ndumwe mu bafasha gukorana iki kiganiro kugira ngo duhuze amagambo. Nikaze rero muri iki kiganiro. Reka n'ubundi mpere ku bunyegereye ubumoso bwanjye, reka baze atwibwire hanyuma kugira ngo tuze kuvugana tuziranye. Watwibwira ni mushiki wacu. Murakoze, nitwa Ruth Iradukunda Fifi. Ndi umukristo ukirijwe mu itorero rya Dogiteri. Ndi umunyeshuri usoje mu ishami rya communication muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Yego. Reka n'ubundi dukomeze. Murakoze Agape. No mwanya n'ukuri no kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Kuba mwaje hano kudusura hano bacu. Amazina nitwa Sobara Burusi, abandi papa wa Rusi Iradukunda. Yego. Murakoze cyane. Reka Amazina yanjye nitwa Nyiraminani Domisiyana, ndi umubyeyi w'umwana Iradukunda Rusi. Mwakoze kandi kudusura. Murakoze cyane. Murakoze cyane nshuti mukomeje kudukurikira mu kiganiro. Nkuko bamajije kutwibwira, turi kumwe na mushiki wacu Rusi, turi kumwe n'umubyeyi wiwe umupapa, turi kumwe no mu mama wiwe n'ababyeyi biwe nkuko murimo kubyibonera mubibona kuri televiziyo. Rero nikaze tugiye kugirana ikiganiro gisa nkaho kitari gitoya kandi nanone kitari kinini, ariko turizera ko hari icyo turi buze kungukiramo. Twatangira batwibwiye muri makeya, by'umwihariko tuje gusura, nubwo tuje gusura ababyeyi ariko turagira ngo tuganire na mushiki wacu Rusi turi kumwe. Hanyuma turagira ngo dutangire tumubaza kugira ngo tuganire. Hari ibyo dushaka kubwira abantu badukurikiye, hari ibyo dushaka kubasangiza. Twatangira tukababaza muri makeya, Rusi ni muntu ki? Murakoze, nari nivuze Rusi ni umukobwa imyaka 23, soje muri kaminuza mu cyiciro cya communication. Hanyuma afite ubumuga bwo kutabona. Ikindi kandi ni umukristo arakijijwe. Hari abantu badashobora kumva communication ni iki? Ni bijyanye n'iki? Niba nabivuga neza mu Kinyarwanda ni nk'itumanaho, uburyo bwo guhanahana amakuru. Ibyo bamenyereye abanyarwanda benshi bashobora kutabyumva, ni nk'itangazamakuru. Yego. Ni umunyamakuru, arangije muri uyu mwaka. Yego. 2022. Hehe mu ishami rya hehe ubwo? Ni Butare. Hanyuma none twakubaza no kubera iki wakunze ibintu by'itangazamakuru? Ntabwo navuga ko nabigiyemo mbikunze, ariko nanone navuga ko ari umugambi w'Imana. Ngiye kuva kera nyine nagize ubumuga bwo kutabona, niga mu mashuri abanza ndetse na segonderi, niga mu kigo cy'abafite ubumuga bwo kutabona. Hanyuma nza kugira amahirwe yo kuba naratsindaga amasiyanse cyane, nkajya nifuza nk'abandi bana nyine nkumva nzaba Dogiteri, nkumva nzakomeza. wabyifuzaga n'ubundi ugifite ubwo bumuga? Wari ugifite icyo cyizere? Yego, nari mfite
icyizere muri segonderi nkatsinda amasiyanse mate shimi biyoloji na za fizike nkumva nyine byanze bikunze ngomba kuzaba dogiteri ariko tutakunyuze mu magambo byari byoroshye muri icyo gihe byari byoroshye kubera ko urumva nta niganaga n'abandi batabona duhuje ikibazo abarimu bazaga batuzi bakamenya uburyo badufashamo bigasa naho bitworohera kuba twakwiga ntabwo byabaga bigoye rero narabitsindaga nkumva nza dogiteri ariko abarimu badufashaga bakambwira bati nta muntu utabona waba dogiteri ntabwo bishoboka yego nyuma rero naje guhindura ibitekerezo ndavuga nti nta kibazo niba ntaba dogiteri nziga mate iri pure nzagire PhD mu mibare ariko nyuma nanone barambwira ngo iyo tugeze hejuru imibare izamo ibishushanyo byinshi umuntu utabona biragoye nyine bisa naho bintushije cyane kuko nahise nyine njya muri section y'indimi niga literature kinyarwanda muri icyo gihe wari ugiye muri hehe mu kihe kigo aho nabanje nize HVP Gatagara Rwamagana niho nize primaire tronc commun ndetse na section hose iyo myaka yose niho wayikoreye yego hanyuma ubwo bisa naho bintushije nibaza ukuntu ngiye kwiga indimi nubwo nazitsindaga ariko ntabwo nabikundaga ndabyiga nabyo ndabitsinda mbona bourse mu gihe cyo kwa applyinga abandi bana bakambwira bati sura applying iki nkumva nta kintu na kimwe ndi gutekereza bakambwira bati ariko wakwa applyinga journalisme natwe niyo twa applyinze kandi uzabishobora ndavuga nti ntacyo reka mbya applying nta wamenya ndabya applying nshyiraho n'ibindi ndavuga nti buriya Imana aho izanyerekeza niho nzajya muri ibyo byose nari na applyinze bigera kuri 5 bahita nyine bampereza itangazamakuru n'itumanaho byiga gutyo ubwo hari 2000 winjira muri kaminuza 2018 igatagara usozayo ukagasoza igatagara hanyuma ubuza kubona amanota meza kwinjiza muri kaminuza muri icyo gihe mwiga muri Gatagara n'abandi bana ndakeka no bari bafite ibyo bibazo ni ikigo cyihariye cyo gufasha n'abandi bana abana baba bafite icyizere cyuko bashobora gukora imishinga bagakora bakiga nk'abandi hari icyizere mwa mufite muri icyo gihe iyo abana bakihagera usanga nyine bitewe n'aho umuntu aturutse mu muryango uko bagiye bamufata usanga hari abafite ibikomere bikabagora kwiyakira ariko iyo ugeze hamwe n'abandi ugatangira kumva kubona bagenzi bawe bariga baratsinda imikino barakina gahunda zose zirakorwa nyine abandi bana bagenda bigira icyizere nabo ugasanga nyine bose bamerewe neza bakabyiyumvamo muri icyo gihe wakoze ukiga indimi kandi wumvaga ko atari ibintu washakaga mu by'ukuri wariyumvagamo ubudogiteri n'ubundi buryo twakubaza muri icyo gihe cyose wabayeho wiga ibyo bintu wumvaga ufite indoto zo kuzakomeza muri kaminuza numvaga njye neza binyoroheye naratsindaga ku buryo numvaga nyine ntabwo numvaga nyine ari ibintu bigoye narasengaga nkatsinda bikagenda neza njye numvaga icyizere nk'ifite hari ikintu ukomojeho uravuga ngo warasengaga gusenga mu gihe wamaze mu rugendo rw'ubunyeshuri kuva urangije icyo twakwita icyiciro cya bachelor degree hanyuma niki gusenga wagiye ubivugaho cyane niki byagufashije gusenga byatumye sobanukirwa neza icyatumye wenda mba gutya kubera ko hari benshi baba bavuga bati sumana kubera ikintu imbere ntaho buse bizagenda gute ariko njye nagiye sobanukirwa impamvu yabyo ku buryo hari aho nageze nkabwira Imana nti Imana warakoze kugira gutya nubwo biba bitoroshye ariko kandi nshimira Imana ko
ari njyewe yabonye ko bikwiriye nyine numva ari icyizere Imana yangiriye ngomba kubihagaramo neza kandi nkavuga Imana nkakirizwa muri ubwo buzima. Yego urakoze cyane ntago turi twenyine turi kumwe n'ubundi n'ababyeyi reka tuze tubabaze muri icyo gihe cyose maje kubona umwana avutse mwabyaye muraza kutubwira n'abana mufite yavutse ari uwa kangahe mumaje kumubona gutyo mwabyekeye gute mwamufashije gute yatubwiye ko yize muri icyo rugendo hari icyo mwamufashije reka by'umwihariko mpere ku mubyeyi w'umupapa mukuru w'umuryango araza kugira ikintu atubwiraho niki wabyiyumvishe mute maje kumubona nk'umwana uvutse umeze gutyo nk'umwana mu bana bawe wabyitwaye mute wumvisha ameze ate ni karibu papa. Murakoze ikiganiro kigiye kuganiraho ibijyanye na Rusi imibereho ye uyu twabyakiriye tumaze kubona Rusi bigeze gutya yavutse ari umwana wa gatatu mu bana dufite ku bana barindwi yavutse ari gutaraga abona gutya nk'uko tubona twese. Yego byabayeho imyaka 2 n'igice tubona arwara indwara tunakwita ko ari malaria y'igikatu. Ntago donc ntago ariko yavutse yego byaje rwose yari umwana yarigeze nka uriya mwana ageze. Yego indwa afatwa n'ubwo burwayi ararwara zahara yagera naho yava mu mubiri igihe kigeze tubona Imana iramugaruye ariko byari byarangiye yuko hari amasaha agezemo tubona byarangiye tumera nkaho tuvuga tuti dutegera ifirimi ya nyuma ku Mana kubw'amahirwe igihe tuvuga ngo ni igihe cya nyuma kuri twebwe ariko Imana yo yari kimufite hari ikindi cyizere cyari kigihari. Yego nyuma tubona yamuhindukije yamuhindukije ariko ahindukira ubona ko buryo umuntu ageze mu gihe gikomeye cyo kwigenda ari ibintu binduka rimwe na rimwe ku mubiri ubuzima bw'umuntu. Yego yahindukiye rero ariko ahindukiye dusanga ntabwo ari kubona ko yamaze gusa n'uworoherwa gakeya yarorohewe ariko amera nk'uryamye gato tukajya tubondora tumuhereza utuntu buhoro buhoro uko tumuha utuntu buhoro buhoro niko yagendaga asa n'ugaruka tukabona itora agatege ariko akatubwira ati ntabwo mparuzi tuvuga ati ntabwo mparuzi bamaze ikintu ukabona yagize gutya ukabona yagize gutya bitangira kutubera ikibazo rero tutigire yenda ni ukuzahara cyangwa amasore yamushizemo reka dushakishe ibintu by'imbuto n'iki yafata yenda hari ikintu gishobora guhinduka. Yego twaragerageje rero biranga yanze birangira gutyo uburyo bwo kugenda tumugerageza. Yararwaye icyo gihe tumuha imbuto biranga byanze tubona ko atangiye kugenda asa n'ukabakaba kugira ngo bimbe ikintu ari kugira ngo ari ukukorakora kumeza ikintu agira gutya ariko wamuhereza ngo yakira ukabona arahushana bikaba gutegereza kugira ngo ushyire mu kiganza ubu tubona ko ari ukubigenza. Yego turaba tutubwo nta bindi kumubuza se tuzakora iki tuzabigeza gute tugerageza kujya kwa muganga ngo bavure amaso tujye kwa muganga batangira kutubwira ngo imitsi igera ku bwonko ngo umutsi ugera ku bwonko wangiritse kuburyo udashobora kuzavurwa umukiri. Tuti hano haroroshye n'amaguru yo hasi hano twaburizaga icyo gihe tuti noneho badufasha tuganyire ubundi buryo bwo kugira dukomeze tujye maguru yo hejuru akomeye dore ko ari imiti yazabona imufasha biranga byanze turabo tuti n'ukurikira uko nta bushobozi dufite bwo gukomeza icyo gihe ya mikoro yari makiki twari dufite amahirwe twaje kugira Imana yaje kudufasha bahaza umushinga compassion hano iwacu. Compassion yaraje ije isaba abana bari mu inyuze mu itorero ryacu ADPR twari abakirisitu icyo gihe n'abasenga. Yego noneho baratubwira bati rero abana batatu bagomba kujya mu mushinga icyo gihe byemewe ariko bakaba bati n'umwana we dufata mu rugo tubafite bose. Noneho ndabibaza se nshyiremo uhe mwana mu bana afite bizagenda biti nkibaza nishyiramo Rusi ntazigwe ntibizagira icyo bifashaho cyane ko wumvaga afite abana n'ubumuga ntabona bishobora kuba byararangiye nimujyana mu mushinga
iyo nanagurira amahirwe bakuru be bagomba kujyamo bo bagomba kwiga nk'abanyahaye rusi kandi ntazajya icyo mufashaho sinaba mpumbye nkoza kugisha inama Imana kugira ngo ifashe kugira ngo bisobanukirwe neza n'abantu bagenzi ndetse n'abayobozi b'itorero nagiye mbagisha inama icyo gihe ariko rusi mu by'ukuri nubwo byagibaye kuri buryo iyo umuntu abyabana ugenda bitegereza imikorere yawe n'imikorere yawe nagiye ndeba ku rusi yari abizamutse akibona uko yakoraga byaje mu kangahe yaje afite imyaka 2 n'igice yego ariko mu buryo umwana yabyirutse ubona ko yari umwana ufata umutwe cyane umuhanga bamubwira ikintu nk'ako kanya akaba aragikuze imibare kubara yarabizi afite imyaka 2 n'igice yego ndabona umwana ndamuhombye ndabona Imana ari kubishata ariko bati niba kuva rusi yarazi ubwenge kandi akaba arigize ikibazo kimeze kuri nta bushobozi wari ufite bwo kumubuza ariko kuva sifite ubushobozi bwo kubuza umwana nicyo nikifasha abana bacu ntacyo reka tubushyire mu mushinga mushyirishamo umushinga uramufata ufashe ikintu bafashe yabaje kugira muri garidiyeni batagiye imyaka yo kwiga itaragira kugira ngo atangire noneho baradufasha mwana yajya muri garidiyeni yajya mu bandi bana abandi bakaza bakatwira ati rusi n'umuhanga mu ishuri asigira tubaza cyane tubona atabona gusa icyo umubwira aragifata no kwandika ubona yakwandika ariko hari akantu kari mu jisho rye ubona ko kangiritse kadatuma ashobora kubona neza bati mujye mugerageza mukomeze mufashe no mu rugo murebe rusayira ashobora kuzabona ubwo umushinga ufashe umushinga baramufashe barabuza uradufasha barabuza i Kigali bajyayo abaganga badufite ubutareho hari ntiwabo buri munsi yaba ari agira n'ikibazo cyo kugira ngo haze mu buribwe buri maso akajya kwa muganga bakamuha imiti batese ntawe ubundi bushobozi mwadufasha kugira ngo yavurwe amaso akire bati ntabwo bishoboka ntabwo bizakunda bikaza kabgaye twageze Kigali tujyayo biranga tuti ni mudufashe ndagihanze uko pastori kumujyana rwose no hanze bakamubuza iyo agira ahantu baboneka bashobora kumubuza papa none buri urugendo umuntu aba yarakoze aba ari urugendo runini cyane twaza kuganiramo noneho hari ni gute mukimajije kubona bigenze gute ku ruhande rwanyu nk'abakristo ku ruhande rwanyu nk'umuntu ugifite umwana ugomba kumenyera ejo hazaza mwabyakiriye gute mwumvishe urugendo rwo kubaho k'umwana bizagenda gute wenda reka mbaze icyo kibazo mama yumvisha ameze ati nk'umuntu wafashe igihe cyo kurera umwana ukamurera kivuka ukamureraho akanabona akaza guhura n'icyo kibazo akagera mu wa 2 primaire umvisha bimeze bite umbajije icyo kibazo rero uko numvise bimeze ndagutangirira ukuntu uyu mwana namugendanaga ku misozi cyane cyane hano Kinyamakara duterera tujya gusenga umuhanuzi rero rimwe twakoze amasengesho y'iminsi 3 nka korari aramunyaka aramufata aramuterura avuga ukuntu uyu mwana Imana izamukoresha ibitangaza mwari muri gusenga turimo gusenga avuga ukuntu Imana izamukoresha ibitangaza azaba umukozi wayo afite umuhaye ubwenge izamukorera ibintu abantu bose bazajya bumva bagatanga noneho rero ndimanukira ubwo amasengesho turasoza ngeze mu rugo muri iyo minsi niho umwana yarwaye araremba arahuma noneho njya kwibaza ngo wa muhanuzi yari yavangiye ntabwo byari ukuri nyine bwo mu kumuntu niko nabitekereje icyo gihe yari akimara gufatwa n'uburwayi yego ndavuga nti buryo wa muhanuzi yari yavangiwe kuba umwana yarabwiye ngo Imana izamukoresha ibintu by'ibitangaza akabahumye ngo yari yavangiwe kumbe hubwo Imana itangiye kwikorera uburyo tutari tuzi ubwo jye nk'umuntu natekereje ko umuhanuzi yari yambeshye bitari byo ariko noneho ya Mana dusenga igenda igenza ibintu gake umwana ageze mu mushinga aba wa mwana umeze nkaho aje kwamamara yiza abo wa mbere yabo wa nyuma akaba wa kabiri abo wa mbere ubwo yaba wa nyuma akaba wa kabiri ishimwe rikomeye ry'Imana ubwo rero umwana umeze gutyo mu mushinga wa compassion nawe yari wa mwana ukwiye gufashwa kugeza muri kaminuza koko baramufashije umushinga waramutwakiriye uramufasha noneho twebwe aho kugira ngo tujye muri ya mibabaro kuvuga ngo turihebye umwana azabaho gute tugenda tubona uburyo ahubwo azabaho ndetse cyane kandi akabeshaho n'abandi ndetse mwatangiye kumubonamo icyizere kiruta cyane kuko abandi bamubona yego dufatira aho tugenda tubona ibitangaza n'imirimo y'Imana twagiye tubona byinshi
uwo kompasi ifashe ubwo no kuvuga ngo isabune y'ukwezi amavuta yo kwisiga ibyo biba bivuye iyo bamujyanaga ku ishuri yasohokaga ameze nk'uko minisitiri ivarisi nziza igezweho imyenda myiza mutangira kubona ko ari ikintu Imana imufiteho nk'umugambi none wese ngaruka kuri ya masezerano rero noneho nabwira ikinyamakuru nahise mbona ko mbiruzi gutya uko bikurikirana abantu batangiye gutangara uyu mwana abagize gutya arize neza kwera primaire arize neza sogonderi amajije gutsinda ava sogonderi abona buruse yo kujya muri kaminuza cyane muri kaminuza y'abahanga kaminuza y'abanyabwenge akabonamo umwanya amakuru dufite neza nuko yanatsindagaraza kubitubwira mwabyumvishe gute abonye mu rutonde rw'abantu benshi baba bagomba gufata bakigafatamo bake ahisemo nk'umunyeshuri watsinze neza urumva twebwe ukuntu twabyakiriye Imana ubundi ifite ukuntu ivunje ibintu byari bike ikabigira byinshi twari turi ahangaha twumva umwana yaratsinze koko ariko noneho tukavuga tuti ko kompasi ifasha umwana amafaranga yo kwiyandikisha 600 gusa noneho uyu akaba atabona akaba akeneye ibikoresho bihenze birimo mashini ihenze birimo ibindi bintu ntazi ubwoko none twebwe ntabwo twabibona igihe kimwe Imana iransanga irambwira ngo uriya mwana uramuhangayikiye kuva yatangira primaire hari kariso wamuguriye ese hari ikintu wumva aho baramutanzeho gituma uhangayika ntacyo nta na kimwe ibintu byose Imana yarabimukoreye byose mva nihandi bajya bavuga ngo ngo nibibasha kwita ku nyoni yaburite kwita ku bana bayo abantu Imana yiremeye ubwo rero nari nagiye guhinga igihe kimwe kumwe n'uno mupapa turimo duhinga ahantu umwana rero mu murima abafite telefone nubwo abasigaye hano bafite telefone turimo duhinga arampamagara ati ngwino ati ku mushinga barampamagaye none ngo bangukana ngo ibyangombwa ngo byanyu ngo n'iby'abana bose ngo twihute twitabe ku mushinga tugiyeyo dusanga ngo Kigali bari bashatse gufasha uwo mwana umugurira ibikoresho bihenze ariko basanze bo bari mu giciro cya 3 noneho badusabye ko umushinga niwe wadusabiye igiciro cya 2 mu Kagari bakidushyiramo uwo munsi noneho bamaze kugidushyiramo babyohereza i Kigali bati twemeye kumufasha ahubwo nimwandikisha ibintu bitarengeje miliyoni ku muntu udafite n'igiceri cy'ijana bye byarandenze birumvikana cyane ko nta nubwo ari buhari bushobozi miliyoni umwana agurirwa ibikoresho akeneye barongera baduhamagara ati nimuze rero none umwana yandikishe ibyo akeneye sinari nzi byari byo niba wari ubyiyiziye turajya nakoraga no kumuherekeza nicyo nabishoboye turajyana tugezeyo umwana avuga ibikoresho akeneye bahita bajya Kigali kubizana bageraga ha kwiteme babizanye bakampamagara ati ngwino bitwara ubonaga ibintu biza Imana ishimwe cyane azamuka afite amashimwe menshi cyane ubwo baragura ibintu barabirangiza yaguriwe mashini 600 mavarisi yose nakubwiye no kuvuga we yagiye avuga nk'umuntu ukomeye mu gihugu nta kintu abuze nta kimwe Imana ishimwe uko iby'Imana yamuvuze irimo iragenda ibisohoza n'ibitarasohora iraje bisohoza yego mama urakoze cyane birumvikana nishimwe rikomeye turashimira Imana ivuga igasohoza turashimira Imana yatanze compassion nk'imishinga ifasha abantu turashimira uburyo bwose Imana yarashyizeho kandi nabemera gufasha bagafasha abantu nk'aba abantu babari mu buryo nk'ubu Imana ibaho umugisha kandi Imana ishimwe reka munyemerere tugaruke kuri Rusi nka nyirubwite twahoze tuvuga ariko ibikorwa byagiye biberaho Rusi umaje kugera muri kaminuza y'u Rwanda ugiye guhura n'abanyamakuru babona bize neza bize mu kigo dore ko muri kaminuza batigeze babashyira mu bandi banyeshuri mwihariye bakabashyira mu ishuri rimwe ababona n'abatabona wumvisha umeze uti wicaye mu ishuri ku munsi wa mbere uzi ko ugiye kwicarana n'abantu bize neza kandi bafite ingingo zose wumvisha umeze uti sinakubeshya ntabwo numvaga ukuntu nyine bizagenda ntabwo nari nzi ngo nzamenyana n'abanyeshuri bazajya badufasha bizaba bigenda gute bwari bwo bwa mbere nyine ngiye kugusipendinga igihe kinini nkimarana n'abanyeshuri nyine basanzwe
ariko twagiye mu ishuri urabizi ko habaho kwibwirana tukivuga tukababwira twe ntabwo tubona tubona nyine harimo abanyeshuri bagira amatsiko bakaza bakatubaza none se tuzigana cyangwa mufite ukuntu bazajya babashyira mu ishuri ryanyu wenda nubwo twiga bimwe tukavuga tuzigana bakatuba none se mwaratsinze cyangwa mwaziye ubuntu bafite amatsiko menshi mwatsinze se gute mwizi biki se nyine bakumva section twize zihuye n'izo mwasimbutse imibare bakumva ni ibintu bitangaje ariko nyine tugenda tumenyerana nabo baratumenyera kuva icyo gihe nyine natwe dutangira kumva ko byibura hari abantu bafite amatsiko yo kumenya uko tubayeho bazajya baza kutureba bazaza batubwira ngo twigiye ahangaha bakadufasha byari bigoye kubyumva nyine utarabigeramo yari experience numvaga mfite amatsiko ariko kandi nkagiramo n'ubwoba nkavuga nti Imana yo mu ijuru aha naho untabare simbizi numvaga ntazi uko bizagenda ariko naho twabonye Imana Imana ishimwe cyane hari ikintu Imana yagiye ivugana n'ababyeyi mu gihe cyanyu hari ikuntu cyabo Imana yagiye ivugana nabo wenda bajyaga banakuganiriza hari ikintu wavuze nzi ko wakuriye muri urwo rugendo wavuze ku kintu cy'ubukristo hari ikintu wakijijwe ryaki nakijijwe ndi muri segonderi mu wa kane segonderi ariko sibwo nabatijwe nabatijwe niga mu wa gatanu primaire mfite imyaka 10 ubwo ni 2010 yego nicyo gihe nabatijwe hari ikintu kivuze ngiye numvishe gikomeye ni gute wari uri primaire ariko ukavuga ngo nibwo nabatijwe aho ukavuga ikintu gikomeye ngo nakijijwe ngeze muri segonderi hari urugendo rwari rurimo hagati kandi wari wabatijwe rurimo kubera ko urumva nari nkiri mutoya uretse kuba wenda twari dufite abantu baturera batubwira bati muri korari twitwara gutya muzajye mu Kristo agenda gutya rimwe na rimwe uri umwana ukanabikora kubera igitsure cy'abantu nyine babikubwiye cyangwa muri kumwe abaho none ugiye ahantu mutari kumwe n'ababyeyi ukanabikora urumva ku ishuri twaga dufite abantu bakuru biga nko muri segonderi bakaba aribo bagenda badufasha bakatubwira ati muri abana muzajya musenga rimwe na rimwe ukajya gusenga ukagenda ugasinzira ukarinda utaha nta n'ikintu wumvise nyine uri umwana n'ibintu by'abana utazi ariko mu wa kane segonderi nibwo wenda natangiye kugira courage gukizwa nanjye nkajya mpanga gusenga ku giti cyanjye kumva bya bintu biraryoshye bya bintu ni byiza bisa naho noneho ntangiye gukanguka nanjye ntangiye kumva bya bintu byo gukizwa yego ubutangiye urugendo rwo gukizwa ubwo rugendo rurakomezanya ruvana segonderi uruzamukana no muri kaminuza ugeze muri kaminuza hari amakuru dufite yuko wari umuririmbyi wakoraga umurimo w'Imana urugendo rw'uvuga butumwa muri kaminuza y'u Rwanda rwari rumeze gute kwiga gukora umurimo w'Imana wakoraga muhe murimo nirihe ruhumure nibihe byagufashaga nk'imbaraga byaguteraga imbaraga uratubwira byari byoroshye byagufashe ni gute byagufashije ngera muri kaminuza rero urumva nari mfite amatsiko kumenya mu ishuri bizagenda biti cyo kintu cyari kindi mu mutwe nyuma byo mu ishuri maze gukunda nkajya njya gusenga nagize amahirwe mpasangayo abantu batabona nyine bo basengeraga muri sepu baradufasha baduhuza n'abandi bantu nabo babatwaraga kujya gusenga nanjye menyana nabo bakajya badutwara muri cyumweru ariko nkumva siho ngomba kuba ndi kurumva muri segonderi yose nabaga ndi umuririmbyi kuba warabaye umuririmbyi rero kicara hari igihe wumva byanze segonderi wari warimenyemo impano y'uburirimbyi yego hanyuma ngeze muri kaminuza rero numva sinakwicara nkumva bararirimba ariko nkibaza ko ari najyamo ese najya mbona abantu bantwara ese unamenyerana nabo ku buryo bworoshye nyine biba ibintu bibanza kungora ariko nkomeza gusenga Imana mbwira Imana ko byibura imfashije nkabona uburyo nakwinjira muri korari numva byanezeza yego iyo winjiraga muri korari muri icyo gihe cyose iyo myaka yose wabayemo
hari imbogamizi umuntu ashyira nk'urwitwazo imbere cyangwa se akumva afite complex muri we akavuga ati kubera iki ngiyewe kubera iki mvutse gutya no kubera iki wowe wiyumvishemo nta mbogamizi ugomba kugira imbere y'Imana ukavuga ati ngomba kuyikorera kandi kumva urabikunze icyambere navuga ko ari abantu bantinyuye kuko urumva ngeze muri kaminuza mu ishuri abanyeshuri baradutinyutse bakatwegera bakatubaza nyine tumenyerana nabo hanyuma no gusenga tubona abandi baratwegereye bakajya baza kutubwira muze tujye gusenga tukajyayo ndavuga nti why not ntashobora gutekereza ko najya no muri korari nkakorayo umurimo nkanasangayo abandi bantu nyine bafite umutima bajya bazirikana ko ngomba kujya kurepeta bakaza kumfata gutyo yego ubwo Rusi turimo tuvugana n'umunyeshuri uyu munsi warangije muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu itangazamakuru uyu munsi arimo nk'umuntu uhagaze avuga ko gukorera Imana bishoboka kandi gukorera ugakoreramo ukanayubaha kandi gusa ikiyongeyeho ukabana n'ubumuga ugakora n'umurimo w'Imana uyu munsi Rusi ukuntu ahagaze n'ukuntu iyo yitekereje niki mu kintu yabwira umuntu uje muri kaminuza bwa mbere se cyangwa hasanzwe haba mu bikorwa bye bya buri munsi akorera muri kaminuza nk'umunyeshuri kimwe cyo navuga cyanabwira abana bakiza muri kaminuza bo mu wa mbere nuko gukorera Imana bishoboka kandi ahantu hose mu bantu bose igihe cyose kandi muri byose impamvu nuko rimwe na rimwe hari abantu bakizwa niba navuga bakizwa nyine bitewe n'ahantu umuntu ugasanga yarakijwe ari muri segonderi yagera muri kaminuza agaparika akavuga ati ntabwo nabivamo hano nta n'umuntu wangenzura ntaki ugasanga atangiye kwitwara uko yishakiye ariko niho utangira guha icyerekezo ubuzima bwawe ukavuga ngo jyewe nshaka kuba umukristo cyangwa se ndiwe niho hantu ubundi umenya ngo ejo hazaza hanjye hazaba heza bitewe nanjye cyangwa se hazaba habi ndahanyuza ahangaha cyangwa se ni ukuvuga ntabwo dukwiye guhindurwa n'ahantu tugeze ahubwo dukwiye kugira uruhare rwo twebwe kuko twahindura yego none Rusi muri gihe wamaze muri kaminuza wari umudirija ni gute wayoboraga abandi baririmbyi rwari urugendo rutoroshye mu kuririmbisha abantu babona mu bijyanye n'amaritime rwose ahubwo ni gute ubundi babanje kukugirira icyizere bakikugirira dirija wenda duhera aho ngaho muri korari ni gute wabaye dirija kimwe cyo naririmbye muri korari yitwa Nkanguka ni korari imwe muri kaminuza y'u Rwanda ikoreramo umurimo muri sepu yarahuye tubibutsa abantu rero wenda babonaga ko ngerageza kuba ndirimba ikindi kandi nabonekaga kenshi uko nibature nabaga nzirimo amarepetisiyo nkaba mpari rero wenda bakabona ngerageza no kuririmba bangira icyizere gutyo bakajya bambwira bati nyamara tuzagutora nkumva ni ibintu ntashyikira ntabwo byo byemera nkumva nyine bari kwibeshya hari si jyewe ariko mu gihe cy'amatora baranyamamaza ndavuga nti nta kundi buriya sinzi umuntu twicaranye ndavuga nti rwose ngengeye kubihakana avuga ati oya ubwiye n'ikiza ko turi bugutore ndavuga nta kundi ariko ku munota wa nyuma nyine barantora ruba urugendo kubera ko gusa nta cyari kigoye kuko muri segonderi nari narabayeho dirijante mu gukora umurimo n'ubundi mu ntabwo kudirija byo byasaga naho bintonze ahubwo wenda ikintu cyabaga kinonze ni ukudirija noneho abantu babona kandi wowe utabona nk'abareba ariko ikijyanye cyo no kumva amajwi kumva imiririmbire kumva ibipfuye nkabakosora ibyo byo ntabwo byari bigoye kuko narabyumvaga cyane ko narimbishaga abaririmbyi bake Nkanguka twari bakeya kumenya buri muntu wese nabaga muzi nkamenya ngo ijwi rya mbere ririmbwa na ba runaka irya kabiri irya gatatu hanyuma twajya mu maritime wenda bakamfasha yego
wow, n'urugendo rwiza kandi Imana yabanye nawe mukoresha iby'ubutwari muri kaminuza y'u Rwanda. Hari ikintu gikunda kubaho ugasanga abantu ntabwo barimo gukoresha igihe cyabo neza. Ni iki kintu ushimira abanyeshuri mwakoranye umurimo, ukuntu bakwakiriye, ni gute ubona ishusho yabo, ni iki kintu bashimira kugeza uyu munsi? Muri kaminuza habamo abantu bakizwa, cyane, kandi ndabashimira cyane kubera ko Imana bemeye gukoreshwa n'Imana kuri twebwe. Kubera ko umuntu utabona igihe cyose akenera umuntu kandi ubona. Rero iyo tubabura ntabwo rwose ibyo ngibyo twari kubikora, ariko urumva urwo rugendo rwose nabaga mfite abantu bavuga bati dirijante yaje, ntabwo turi buhagera ataraza, naba ntaraza wenda navuye muri classe aho bahageze bakaza kuzirikana kuza kundeba igihe mvira muri classe, bakavuga dirijante ngwino nyine tumucyure tuve ku ishuri. Yego, urumva ni abanyeshuri abo bose babikoze. Rero ni abantu beza, Imana ibaha umugisha rwose. Ahantu mujyi mwebwe mwese mwakoze umurimo, munabikunda gufasha abantu babana bameze gutyo, turabashimiye. Imana ibaha umugisha ahantu muri mwese n'ababigambirira mu mitima, Imana ibaha umugisha cyane. Turacyari kumwe n'ababyeyi uyu munsi. Rusi arangije kaminuza, arangije amashuri ye, hari icyerekezo afite. Amaze gusoza urugendo rwo kwiga muri kaminuza, mubyeyi cyane niwe wabyumva neza, wakomeje kuzirikana imirimo y'Imana cyane, kongera kuzirikana ku kintu Imana yavuganye nawe. ndacyagitegereje. Amen. Bivuze ko hari byinshi byo gutekereza. None hari ukuntu ufata abana bawe, ku rugero wenda tuze kubwira n'abandi babyeyi bagize ikibazo, cyangwa reka twe kucyita ikibazo, nta kintu gitungurana imbere y'Imana, bakabona abana babayeho gutyo, usanga baba barabataye batakibaha agaciro. Uyu munsi wabwira iki umubyeyi ugira gutya mu bana be nka 5 cyangwa 6 bakagira icyo kibazo ugasanga ntago amuhaye agaciro? Muraza kutubwiraho mu magambo make yabo papa n'umubyeyi kugira ngo babafashe abandi babyeyi. Uyu munsi ari mu bantu barangije kaminuza abana ufite? Ni uwakangaye hari? Uwa gatatu mu nzego zanjye, ariko ni urangije kaminuza. Aha, rero nshuti mwebwe mwese mudukurikiye, murumva mu bana afite niwo mwana urangije kaminuza, mu gihe abandi bashobora gufata umwana bakamubuza amahirwe. Birashoboka. Rero reka tubwire ikintu yagira inama ababyeyi mu guhereza agaciro, ntibabonera umwana mu mateka, bakamuboneramo mu kintu, mu mugambi ukomeye Imana yamugambiriyeho. Reka tubwire muri make agire n'inama ababyeyi nk'abo ngabo. Inama nagira abandi babyeyi ni uko atabona umwana we agize ubumuga ngo avuge ngo si umwana nk'abandi. Jewe uyu wacu we tubona arenza abandi, ahubwo arenza abandi. We mumubonamo umumaro ukomeye. Umumaro ukomeye cyane. Niyavuga no mu bitekerezo bye, numva ari umuntu ufite ibitekerezo bizima kandi byiza byubaka. Ubwo rero abandi babyeyi inama nabagira ni ukujya bafata neza abana babo rwose, mbega bagashakisha uburyo bagana uwo mwana bamuganisha mu ishuri akajya kwiga. Imana iguha umugisha cyane, urakoze. Reka tubaze n'umubyeyi. Hari abapapa usanga batagifite imico myiza, ugasanga bararya se, twajyaga tubyumva nk'umwana nk'uwo ugasanga ari ukuntu bamuhengeka ngo abantu ntibanamubone, baza gupresenta abana mu mashuri ugasanga, cyangwa mu rugo baje kubasura ati mukajyane hariya mu gikoni inyuma. None uyu munsi turimo kuvuga ko mu bana umubyeyi afite, ari abana afite niwo mwana wenyine urangije kaminuza, mu gihe abandi bana hari ukuntu babajyana mu bikari babasunika. Turashimira Imana kubw'ababyeyi bagize urwo ruhare bakabitaho. None twavuga muzehe, ni gute wagira inama abapapa nk'abo cyangwa ababyeyi muri rusange? Barakoze. Inama nagira ababyeyi bafite ibibazo nk'ibi, kutabana nk'aba ngaba babana n'ubumuga, ni ukuvuga ngo hari umwana ushobora kuvuga ingingo, ashobora kuba abana n'ubumuga bwo kutabona. Abo babyeyi bose ndabagira inama yuko bagomba kwita ku bana. Umwana ni kimwe n'undi, umwana wese ni kimwe n'undi. Ubana ufite mu rugo rwawe, umubyeyi burya uriya mwana wamuha agaciro, ukabona n'uburere bwiza nko guha abandi bana.
yego hari igihe abana bashobora kubona uwo mwana bakaba bati yaje ati ubundi n'ibiki nimwe ariko igihe abana bari kumwe ukabona abana bafite impungenge cyangwa ikibazo kuri uriya mwana bavukana ugomba kubakosora ukavuga uti bana mumenye ko uyu mwana niba ari mukuru muri bo niba ari mukuru muri mwebwe ariko muvindi imwe mwose rimwe ababyeyi muvuga kuri jyewe na mama wanjye nta mpamvu rero kutamwibonamo ngo mubone ko ari umwana muvindi imwe icyo gihe abana ukabagira inama gutyo nk'umubyeyi tubagira inama ababyeyi bafite abana nk'abo ngabo n'ababyeyi ubwabo kandi bakabyibonamo ko abo bana baba ari ababo abo bana rero akenshi usanga abana nabo barigunga akenshi kwa kwigunga kwavuye ku babyeyi cyangwa se abandi batabaha agaciro abana bakwiriye bakabona ko nawe asa naho hari igicibwa mu bandi bana cyangwa mu muryango ariko burya akenshi iyo umwegera umwana ukamwiyegereza akabona ko muri kumwe ibyo ubonye byose niba ari utuntu baguriye abana mu rugo bakiri batoya ukamufata kimwe nabo ukamuhereza nawe ukabahereza abona ko nawe afite agaciro kimwe n'abagenzi be bari mu rugo niyo mpamvu rero umwana wese kandi no mu myigire arabaheza abo bana koko mu ngo kuko bivuze nk'umunyamakuru badusubiye batubwira uti koko abo bana bajya babaho bakabahisha mu bikari nk'ubu mwaje twamugira mumushyire hariya gusohoka abanyamakuru baje ariko ntibamubone muzane Felix muzane nabo bakuru ariko rusi mumushyire ku ruhande ibyo rwose ntabwo gihe agaciro ko ababyeyi nk'abo ngabo bakwiriye kwisubiraho bakigiramo agashyi bakaba ko umwana agomba kujya mu ishuri cyane ko na leta yacu irabafasha rwose muri iyi minsi ya none udafite uburyo bwo kumujyana ariko ukamushyira habona ukabitanga amakuru ku mwana nk'umufite baragufasha mu gihe runaka umwana akajya ku ishuri by'ukuri nanjye kubera ko ikibazo cyambayeho ari ubuhamya bitangira ubu hano ku musozi ntuyeho ntabwo ushobora kujya ahantu runaka ngo bavuge bati abana bamugaye iwanyu ni bangahe waba uzi waduha amakuru y'abana nk'abo ngabo n'ubu ufite abana bamaze kuba mu tugare binyuzeho utugare bamugaye ingingo bari hano mu mudugudu hari utugare tubiri utwahawe abo bana kubera ko byanciyeho najya nko kumurengera kubera ikibazo cy'umwana wanjye mfite hagera bakasaba amakuru ari mu kagari kacu y'abana nk'abo bafite abana nk'abatanga utugare twaraje hari n'abandi dushobora kuba naratanzemo umwe muri iyi minsi ntaraza abo bose tugenda tubatangira amakuru ko tuzi ko umwana ari kimwe n'undi ntabwo ugomba kumuhishira nubwo bamuhishira ariko umuzi n'ubwo umuturanyi wawe burya biba byiza kugira ngo umutangira amakuru Imana ibaha umugisha cyane ni ikintu gikomeye ni message nziza mwebwe mwese mudukurikiye Imana ibaha umugisha kandi he n'igihugu cyacu cyashyizeho ubu buryo umugisha kuzirikana abana nk'aba bakumva ko atari impanuka Imana hari ikintu yabashakagaho hari ibyo bashoboye ni ikintu dushimira leta y'u Rwanda uyu munsi Rusi nk'umuntu usoje hari umwana uza muri kaminuza hanyuma agatangira akajya mu biyobyabwenge agatangira akajya mu bigare wowe wahise ufata inzira nziza ufata inzira yo kujya mu gukorera Imana ukorera Imana nk'umunyeshuri kandi Imana iragufasha usoza neza nta masomo agufashe n'icyo wabwira uyu munsi nihe nama nihe strategy wakoresheje n'ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo ube uri umunyeshuri wuzuye haba leta cyangwa se ababyeyi cyangwa ikigo cyagufashije batinuba kugira nk'umunyeshuri nihe buryo wakoresheje icya mbere ni ukwikunda hanyuma icya kabiri ukamenya aho amahirwe yawe ari ubwo urumva narikunze namenya neza ko amahirwe yagiye ari mu Mana kandi Imana ikoresha abantu nyine no kuvuga amahirwe tukwiye kuyashakira mu Mana amen hanyuma ibyo ngibyo mbimenya kare bindinda rero hakiri kare bindinda gustragoringa kugenda nca ku ruhande kureba ngo ese buri niba nzi ko amahirwe yanjye ari ku Mana nta n'ahandi ikibazo cyose nashakiraga igisubizo nashakaga Imana nicyo ngicyo cyamfashije hanyuma menya ko imbere hanjye hari mu biganza byanjye bivuga ko harimo icyizere harimo ikintu gikomeye cy'uko ejo hazaza hari mu Mana byose ubishyiramo ngaho
hanyuma nkomeza kwizera nkomeza kuba urumva hari igihe abandi bagendera mu bigare burya niyo ushaka inshuti ziri based nawe wowe ubwawe ushaka iki imbere hawe ko hari mu biganza byo ushaka kugera ku iki ugashaka none inshuti zizagufasha muri izo ntego wowe ufite rero urumva ntabwo nari kujya gushaka abasinzi nta gahunda yo gusinda mfite ntabwo nari nta cyerekezo wabonaga muri iyo nzira urumva nari attached n'abakristo n'abantu basenga n'abakijijwe biramfasha rero kandi biranangiye hari abantu ibyo ari byo byose mwari mufite ubumuga hari ababa baratakaje icyizere muri bo cyangwa se wowe aho wakuraga imbaraga hari ahandi wabonaga bazitakaje bakibaza ko bavutse ukabona bacitse intege wowe aho ubona imbaraga hari ibyo bavagaho muri ibyo sosiyete baba bahari urumva jyewe nsa naho nagize umugisha ukomeye wo kuba narize nkanatsinda nkiga nsinda kuko hari ubwo umwana aba atabona ntatsinde mu ishuri akaba afite umuryango utamwumva utamwitaho ibyo ni ibikomere byose bimuhuriraho akumva nta kintu amaze ukumva nta gaciro mwanaganira akakubwira ati nibe nawe uratsinda ati nibe nawe wenda iwanyu nuko bakwitayeho utinda kurebaho bikaza ukumva we nta cyizere afite baba bahari cyane ariko tugenda tubafasha ukabona ubuzima burakomeje ni ikintu twishimira kandi Imana ishimwe ko yanagushoboje ukaba uri we uyu munsi ndumva nakubaza niki uyu munsi urambara nk'abandi hari ukuntu wakuze ukabona bakakugurira imyenda cyangwa nawe ukayigurira wageze no kugurira ku rwego iyo umuntu akubajije numva twakinjira mu tuntu tumeze nk'utuntu n'utundi iyo wambaye wumva wambaye ute iyo wambaye umuntu akubwira ati wambaye neza ubyumva mute ntabwo ari ukwiyemera ariko jyewe burya iyo umuntu ambwiye ko nambaye neza mba nabimenye mbere ko nambaye neza wambaye neza nkutangiriye urumva umbwiye ko nambaye neza deja nari mbizi ko nambaye neza impamvu nta yindi kumenya umwenda ukwiriye umuntu ntabwo bisaba ko afite amaso urambara umwenda ukumva nyine ko ugukwiriye kumenya umwenda ko ari mwiza ubaza ibara urumva amabara ntabwo mba nyazi ndayabaza nkawukoraho rero nkumva ishusho yawe cyangwa se uko umeze nkabyumva nkawambara ushobora kumva ishusho ukumva uko umeze biroroha nkumva uko umeze nkumva ko woroshye nkumva ko utoroshye yego ndawumva hanyuma ubu wambaye neza pe wambaye neza kuva hasi ninde waguteguriye ibintu ninjye wabihise good uvuze ku kintu cy'imyambarire ubwo bitumye nkumuza uvuze kumva ikintu ubwo iyo urimo gusoma benshi bibaza mwigaga gute mwandikaga gute byari byoroshye mu myigire mu gusoma kandi abarimu bateguye ibintu nk'ibyo byari bimeze bite muri kaminuza baradufashaga urumva ntabwo ibyo ku kibaho tubibona ariko tugira uburyo abarimu baba bateguye note z'abandi natwe bakaziduha hanyuma hari production room muri kaminuza ishinzwe kudusohorera amanoti twifashisha twiga inyandiko dukoresha yitwa braille rero niyo iza note batanze bahita bazihindura muri ya nyandiko yacu natwe tugasoma examen tukazikora muri iyo nyandiko yacu hakaba hari umuntu ushinzwe kuzihindura mu nyandiko y'ababona bakahereza aba lecturers hanyuma bakadukosora bakatwohereza amanota Imana ishimwe yabashoboje ni ikintu gikomeye hanyuma turibaza se nakubonye unkingurira nkiza none ubuzinzi ibyumba ukamenya se ntago wakomereka ntago wakubitaho umutwe ngo babare bigenda bite ukata ugenda babimeze bite mu rugo bana n'abandi gute urumva mba narahamenyereye mba nzi ngo aho duteka ibintu naha aho dutekera naha hari akantu ushobora guteka cyane ntabwo inzara yakwica ababyeyi ntabwo yanyica rwose urumva ibintu byose mba narabifashe ntabwo ari amaso cyangwa kureba nyine ni mind ni ukumenya buri kintu cyose ahantu kiri n'umwanya wacyo yego
Oh wow, ni ikintu gikomeye cyiza cyane. Urumva hari abantu benshi bameze nkanjye bamuzi ko nta kintu bakora, bateka isosi, bateka isombe, bateka kire kintu nagato. Buriya se wahata igitoki cyane igitoki nacyo ushobora kugitunganya. Urumva ko bashobora no gukaranga. Nshuti mwese mudukurikiye, ibintu byose birashoboka. Ntago n'abana nk'abandi bafite uburyo bashobora kubaho, bashobora gukora. Hari bivuze ko ntago wabadirija utazi kuririmba. agerageza. Ndashaka ko mu turirimbo twa Nyakore, mu turirimbo wadirije kuva sogonderi, benshi mwese mudukurikiye turagira ngo yabaye dirija nk'umuntu ayobora abanyeshuri benshi. Uyu munsi ashobora kudirija, nawe utazi kuririmba no gutera ashobora kukudirija. Rero uyu muntu tugiye kumuha Rusi aduha akantu gatoya nko mu munota umwe ashobora kuturirimbira, haba gakorasi, haba karirimbo kamufasha, hanyuma n'abandi babyumva mufashwe. Ntago twagenda tukatagwaye umwanya ni karibu. Yego, reka indirimbo 45 mu gushimisha Imana yo mu gitabo. Twamufasha se? Nta kibazo. Ndagushaka Mwami Yesu, ntabwo nakwishoboza, ndifuza kumpora hafi, ukajya umpa imbaraga, ntacyo ntinya noneho, muri byose untereka, njye ngukurikira hose, mwumvira nguhakwaho, njye ngukurikira hose, mwumvira nguhakwaho. Amen, amen, amen. Wow. Mwamumvishe ntago ari ngiye wafashijwe, ngewe naribagiye ko ndimo gutanga n'amagambo, nari ngiye gukomeza gufashwa. Mwabyumvishe no muririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, hari yafatanyije n'abantu benshi banyuze muri kaminuza y'u Rwanda n'abandi batandukanye bakoze umurimo w'ivuga butumwa muri iki gihugu bakoranye. N'umuririmbyi mwiza, n'umuririmbyi ujya ufasha abandi, haba mu cyo bita kubafasha kwarya igitabo cy'ibiriya kwa bakinga nuko bakinga n'andi bafasha abandi. Ngewe navyo nzi nuko nguko ashobora kuririmba, ashobora kuba yakora ibikorwa byose nkuko bisanzwe. Uyu munsi ndagira ngo ugire inama mu kuyobora umuntu mu mpano ye, akaba yamenya impano ye akanayiyobora. Nicyo wabwira abo bantu bakoresha impano zabo nabi kandi Imana ibahaye uburyo? Icyambere abantu baratwihanganira, turavuga Imana cyane kubera ko niyo twisunze kandi tubona ibintu biremera. Ubwo ngubwo abantu bajya bafite impano z'Imana bazikoresha nabi, ugasanga ibintu barabitwara nabi. Nasomye ijambo mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni icya 7 umurongo wa 21, abangwa bazavuga mwami mwami ntago aribo bazabona Imana, ahubwo ngo cyetse akora icyo data ashaka. Hasi arakomeza akavuga ngo bazavuga ngo mwami twarahanuraga mu izina ryawe, twarabwirizaga abadayimoni bakagenda, ariko icyo ntago ari cyo gikuru. Impano irerwa n'umwuka wera. Imana niyo ubirera, ntabwo ari ibintu tuvuga ngo ni tekinike, ngo ni strategie, ngo ni ibindi. Impano ziyoborwa n'umwuka wera, niwe nyine ugenda uko directinga uko zikora. Niba ubuze intege, niba ucitse intege, akagusubizamo imbaraga, kuko iyo tugiye mu ntege nkeya niho
usanga amarari cyangwa se intekerezo zacu arizo ziganje cyangwa izo twakuye ahandi arizo ziganje kurusha uko umwuka wera yayobora. Ubwo rero ni umwuka rwose ugenda ufasha izi mpano kugenda zikura. Abantu ubwo ni ugushaka umwuka wera, ni ukwegera Imana, ni ukwemera ko ibi bintu atari ibyacu, ntabwo ari ibyacu, byanze bikunze ibi turirimba, uko turirimba, uko ni ikintu Imana ibakugiriye ubuntu ikaguhereza, Imana itugirira ikabiduterekamo ishatse byagenda rwose. Rero bisaba ko dukomeza kugumana n'uwabiduhaye. Iyo tugiye kure rero urumva ntabwo umuntu ashobora kuba akorera MTN ngo ajye kubaza amategeko n'amabwiriza Tigo, kandi ari mu kigo cya abantu bari mu kigo cy'Imana mugume yego. Murakoze cyane, avuze ikintu gikomeye, ni ikintu nk'isomo dukwiye kwiga tukarifata tukarikomeza, tugakomeza impano twahawe tukayikoresha iby'umumaro, kugira ngo kuri wa munsi wa mungani nk'uko yabivuze tutazasanga waba ushobora kubuzi kuririmba, ushobora kubuzi gukina umupira, nabyo bikubayisha Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ugomba gukoresha impano Imana iguhaye mu gihe cyawe. Imana ibaha umugisha. None iyo uriye, twavuze guteka agatoki, ariko se ababyeyi batakubwiye ngo uteke wowe ukitekera ati umunsi, cyangwa ugiye muri hoteli nagaki wakitegura iyo uri uvuga ati ndariye rwose? Nkunda ifiriti cyane, ntabwo yabura ku ifunguro ryose. Namenye ko ifiriti buriya nayo atandukana, hari amafiriti y'ibijumba, akabaho n'amafiriti y'ibitoki n'ibirayi. Nkunda ifiriti y'ibirayi, nkunda igitoki kivanze n'amakaroni, nkunda ubugari. Ibyo ngibyo rwose nabirya n'umwaka ugashira ntahindura. Ubutaha abantu bazaza gusura Rusi muzabuzanira ibyo kurya bimeze bityo. Ni umuntu ukunda kwirira utuntu nk'utwo ngutwo. Imana iguha umugisha cyane. Hari ukuntu umuntu abaho akumva ejo hari ukuntu hateganya, wiyumva mute ejo hazaza, wumva hari abantu ko bazima busanzwe usetinga ugomba kugera, ndashinga urugo witeka nabishima, ubwo buryo bwose ejo hazaza wumva ko hameze gute? Ejo hazaza hanjye ni heza cyane kuko urumva iradukunda, yize communication, ndasoje, nzakora ama ONG, Nzaba hari n'ahantu mu mastage ajya abaho muri kaminuza abanyeshuri basoza, hari amastage ajya akorwa. Hari stage wakoze? Cyane. Wayikoze he? Nayikoze ku cyicaro cya Compassion International. Ukora nk'umupiyana? Yego. Urumva ko ibintu byose bishoboka, ashobora gukora akakora muri office, akakwakira mu buryo bwinshi bitandukanye, biba bishoboka, akakwigira umushinga, akagufasha mu buryo bwinshi butandukanye, cyangwa mu maonije n'ahandi henshi hatandukanye. Rero twari tugize duti urakwari ukomeje gusobanura n'ubundi ejo y'ukuntu hameze. Yego. Urumva nzakora, hari n'igihe nakwikorera, nakwikorera nkashinga organisation runaka, nkagenda nk'akazi n'abandi, ukagera ku rwego rwo gutanga. Imana ikumve. Gatanga n'akazi tukagera ku rwego tuvuga Imana. Ubu hari igihe nyine tuvuga ibintu abantu bakumva ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe, cyangwa tugasanga birumvwa n'abantu bakeya, ariko nifuza kuzagera ku kigero mvuga Imana isi yose inyumva, abantu bakamenya ko mu ijuru hari undi muyoboro abantu bajyamo kandi ibintu bikemera, abantu batagiye mu biyobyabwenge, abantu batagiye mu byaha, abantu batishinze abandi cyangwa se ngo bajye mu bintu bidafite umumaro. Hari undi muyoboro, hari undi twayoboka kandi ibintu bikemera. Ibyo bintu rero numva mfite kuzabivuga kandi isi yose inyumva, nubwo itanyumva mu icyarimwe cya directly, ariko byibura message ikazasirikira isi yose ikamenya ko dufite Imana ishoboza n'umuntu. Ndafashijwe ndi mu kiganiro. Imana ishimwe cyane. Ndumva tuwenda kugana ku musozo w'ikiganiro. Turabashimiye ko mwaje kuduha uyu mwanya turimo tugana ku musozo. Ntabwo twasoza
ukahaye umwanya ngo ugira akaririmbo kamwe dutura abantu baciye muri Nkanguka ni korali ikomeye cyane muri kaminuza y'u Rwanda, ikora ivuga butumwa muri imwe mu masosiyasiyo haba. Ugiye gufata akaririmbo wibuka keza kajya kakagufasha mu gihe cyawe cyo muri kaminuza, ukaririmbe naho bari bafashwe n'abandi bose bakuri iki kiganiro. Ni karibu. Rero ufite indirimbo nyinshi ariko reka mpitemo ivuga ngo sizapfusha ubusa ubuntu yangiriye. Ndumva ariyo ngira imfasha muri tuyituye abantu bose badukurikiye. Yego. Ndagushimye Mana ko wabonye ko ndukwizerwa ukangabira umurimo kandi kuntoranya ntacyo washingiyeho n'ubuntu bwawe. Mana ndagushimye Mana ko wabonye ko ndukwizerwa ukangabira umurimo kandi kuntoranya ntacyo washingiyeho n'ubuntu bwawe. Mana ndagushimye sinzapfusha ubusa ubuntu wagiriye ukankura mu byaha ukagirira icyizere. Nzajya ngendera imbere yawe nicisha bugufi, amateka n'amategeko yawe nzabikomeza. Sinzapfusha ubusa ubuntu wagiriye ukankura mu byaha ukagirira icyizere. Nzajya ngendera imbere yawe nicisha bugufi, amateka n'amategeko yawe nzabikomeza. Amen. Imana imuvugisha cyane Rusi. Murumva ko yarabikwiriye, yari umutoza w'indirimbo, ntago ari ugupapira. Nyabunda mujye muza twige abantu nkatwe. Imana izanadushoboza. Murumva ko yisobanukiwe akamenya impano yakomba kwijera. Imana imuhumugisha cyane. Reka dusoze ikiganiro dushimira mwese mwari mudukurikiye, abari impande zitandukanye, haba hari abari mu Rwanda cyangwa hanze bagira amatsiko yo umugisha wo kuza kumva iki kiganiro. Imana ibaho umugisha cyane. Rero reka nshimire cyane ababyeyi mu by'ukuri baduhaye umwanya, kandi tubashimire ko mwagiriye umugisha, twagiriye umugisha mukatwakira. Mama turagushimiye cyane. Kandi tuzagaruke. Murumva ko baduhaye n'ikaze. Papa turagushimiye. Imana ibaho umugisha mu rugendo mwagize rukomeye rwo gufasha mushiki wacu. Uyu munsi akaba abaye uwo ari we. Imana ikabakoresha iby'umumaro, iracyanakora. Turagushimiye nawe. Yego, Imana imumugisha kandi n'ubundi ntago twakwibagirwa n'ubundi mushiki wacu twabanye mu kiganiro. Imana imuhumugisha ko twabanye muri iki kiganiro kaduha n'umwanya. Tuzanagaruke. Muzagaruke cyane. Rero turabasezeye. Imana ikomeze bane namwe. Sepu yarahuye TV tuzakomeza kubaha ibintu byiza bibakwiriye. Imana ibaho umugisha mwese, muzakoreshe ya subscribe mu butangaze kugira ngo twamamaze inkuru y'ubwami bw'Imana hano kwisi tugifite uburyo. Sibyo buriya tubasezere rero. Imana ibaho umugisha cyane. Yego.